muraho mwese ari udushya turi hano ariko tuno tw'abajene asaza nkatwe hari ibyo tuba tutamenyereye. Ndashima Imana cyane rero kubw'uyu munsi, cyane cyane ndagira ngo nshimire Pastor Didier. Ntabwo nzi niba kiri pasteur, numvise asigaye akomeye cyane kandi wacu baratubwira ngo abakomeye mujye mububaha. Ubwo rero ndagira ngo mushimire niba mwise pasteur yarabaye ikindi kintu ugaraza kubimbwira twiherereye. Ndamushimira kubwo kuntumira. Njyambwira abantu yuko ni umugisha ukomeye cyane kubona okazi yo kuvuga ijambo ry'Imana. Yewe nabaye mwarimu muri nivo zose zibaho. Nigishije primaire ibyumweru 3, nigishije université imyaka n'ubu ngubu ndakigisha muri université yacu y'Abangilikani irimo gukura. Nigishije muri secondaire, nigishije biterane n'ahandi. Ariko buriya mbabwira ikintu gikomeye, umugisha uba mu kwigisha ijambo ry'Imana. Ibindi byose wigisha bisigara hano, ariko iri jambo ry'Imana buri muntu wese uryumvise agahinduka, hari ikintu bikongereraho, kuko Bibiliya iravuga ngo abazaba barahinduriye benshi ku gukiranuka mu ijuru bazarabagirana nk'inyenyeri. Haleluya! Biranahura n'intego dufite. Nawe ngira ngo mbashimire ikintu cyitwa kunezeza ijuru. Kamanze mbivugeho kuko muri ino si turimo abantu benshi ntabwo baberaho kunezeza ijuru, ahubwo twarabicuritse dushaka yuko ijuru ari ryo ritunezeza. Haleluya! Abigeze bajya muri Amerika bagira akantu kaba muri publicité zabo kazirangiza kavuga ngo satisfaction guaranteed or your money back. Ngo ibi bintu byacu nubigura umunezero wawe ni guaranteed, nta kushidikanya, nubishidikanya uzaze tugusubiza amafaranga yawe. Kibazo rero n'ubu Kristo muri no minsi niko bumeze. Hariho n'abantu bakubwira ngo ndakubwira turagusengera, ariko harimo ikibazo. Banza ushyira amafaranga hanga turagusengera, nutanyurwa umwaka utaha uzagaruke tugusubiza amafaranga yawe. Abana ko abantu barigerezaho, kuko first of all nta kontra ufitanye n'Imana yuko ibyo uzavuga byose izabikora, kuko ntabwo Imana ari yishinzwe itegetswe kutunezeza, twe turayinezeza. Gusa icyo nyikundira, iyo wayinejeje nayo irahindukira ikakunezeza. Haleluya! Gusa ikibazo cyayo hari ubwo uburyo ikunezeza atari bwo buryo isi nezeza abantu. Haleluya! Muzitegereze, buri Imana igira paradox ikomeye cyane. Irakubwira ngo rero ugiye nzakunezeza, trust me, unyizere. Hanyuma bakagira gutya bakaguterura bakagushyira mu itanura rya kumuriro. Ase Mana no kunezeza abantu. Uterura umuntu ukamushyira mu itanura rya kumuriro ngo ugiye kumunezeza, kandi ureba agahimano kayo. Bacana itanura ntinakwereke kwihari. Itanura bakarishyushya muri Danieli mu gihe cye, ariko niba Shadrake bagiye mu sinza aho yaragiye mu rugendo. Shadrake na Meshake na Abedenego barabafashe bashyushya itanura, Imana yicecekeye. Nibaza yuko igihe bashyushyaga itanura barize ibyuya guhera mu mano, guhera mu maha no ku maguru. Ibyuya biramanuka, babona itanura baryongeramo ingo, bakavuga ati sasa turapfuye tu. Imana yatubwiye yuko tuzayikurikira, Imana yatubwiye ko izatunezeza, none iraretse bacana itanura. Babajunguje ikicecekeye, barabazunguza. Ahubwo babajunguje bo bafashwe n'umuriro, bagezemo basanga niho bategeye. Hanyuma arabwira ngo Shadrake, Meshake na Abedenego, how are you? Ati we are dead. Atoya, ngiye kubereka ahubwo ukuntu mbigenza. Ngiye gushyiramo climatiseur, mwumva ukuntu bigenda iyo rumwitanuramo imbere harimo n'Imana. Haleluya! Buriya muzareba amagambo bavuze kuri Yesu mu Baheburayo igice cya 12, baratubwira ngo umva ngo dutumbire Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera
kwacu kandi ari ugusoza rwose, ngo yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, hanyuma icyavuyemo ijuru riramunezeza, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. So Imana ikakubwira ngo hagati y'umunezero wawe naho uhagaze harimo umusaraba. So banza uce hariya ku musaraba, then beyond uzahabwa izina risumba amazina yose, amavi yose azagupfukamira, indimi zizavuga ko uri umwami, nzakunezeza, ariko hari uko ugomba kubigenza. Haleluya. Ngira ngo tuzabirekane kwitanga imbere, kuko tuzabiganiraho n'uyu munsi ndaza kubivuga, ariko ejo nzabivugaho kurushaho. Ndagira ngo kuko ngiye mfite iminsi 2, uyu munsi n'ejo, iyi ntego ivuga ngo kunezeza ijuru. Yewe navanyemo ijuru nshyiramo Imana, kuko n'amajuru ni na menshi. Hari ijuru rimwe ritazanezerwa iyo twanejeje Imana. Amen. Ngo intego si ukwamamara, ahubwo ni ukuba umwizerwa. Ndashaka kubereka inzira ducamo. Ejo mu gitondo nagize amatsiko nawe ariko reka numva ibyo kwizera yigishije, hanyuma ngiye kureba nsanga ibyo Yesu yavuze ni ukuri. Yesu yaravuze ngo abaje imbere yanjye bose ngo barabajura n'abanyazi. Kwizera rero tuticaranye yibye ibyo nari nateguye, arabinyaga, arabivuga, noneho narangije gutegura numvise sermoni ndabona se sasa uyu mwana yantwariye ibintu. Ariko buriya ntabwo nahinduye, nta nubwo nahinduye inyigisho, kuko ngo umugabo yigeze guheka impyisi, aragenda ageze mu nzira, umuntu aramubwira ati kandi wa mugabo icyo kintu uhetse ni impyisi, amaherezo kirakurya. Aravuga ati ariko amashyari yanyu jewe nitoraguriye itungo, none mutangiye kungirira ishyari. Urarifasha uraribatije uryise impyisi, kandi jewe naryise itungo. Ati sawa ikomereza, ariko iyo impyisi irakurya. Aragenda ageze imbere ahura n'undi aramubwira ati sawa mugabo ko uhetse impyisi, amaherezo none yakurya. Aravuga ati ariko amashyari y'uyu musozi ndayarambiwe, dore hari n'uwo muhuye imbere yanjye arambwiye ngo iyi ni impyisi iraza kundya, mwandeka nkitwarira itungo ryanjye. Ubwo impyisi iricecekeye. Bageze mu gashyambira aramubwira ati umva rero wa mugabo, ujye utinya akavuza abagabo babiri, burya ibyo bakubwiraga byari byo ndakuriye. Buriya rero nubona umuntu aje atasezeranye n'undi, batateguriye hamwe bakavuga bimwe, ujye uvuga ngo hari ikintu Imana irimo gushaka kutubwira. Haleluya. Ariko ndagira ngo mbanzirize kuri iki kintu, kuko kwizera yavuze ku bantu b'ibihangange dusanga mu Baheburayo 11. Nanjye uyu munsi ndaza kubaheraho mvuga, kuko ntabwo ushobora kuvuga ku kunezeza Imana udafashe urugero kubayinejeje kandi bo yamaze gukorera authentication. Kavuga ngo abangaba bo nabahagaritse hano. Urumva mu Baheburayo 13:7 Imana iravuga ngo mwibuke ababayoboraga kera bakabwira ijambo ry'Imana, mwitegereze iherezo ry'ingeso zabo, nimurangiza mwigane kwizera kwabo. Impamvu Imana yandikishije bari abantu bose, nimwitegereza neza aba bantu bari mu Baheburayo 11, number 1 nta nubwo bari intungane, bamwe muri bo bari horrible characters. Harimo abasambanyi, harimo abicanyi, harimo abasenzi bigirwamana, ariko Imana ikavuga ngo aba bantu baranejeje. Ukibaza ngo ariko Imana bishoboka bite kumbwira ko umuntu wishe umuntu akarongora umugore we yakunezezaga? Imana ikavuga ati nuko utazi ibyo nshaka, kuko kriteri z'Imana na kriteri zawe ntabwo bihuye. Haleluya. Buriya niyo mpamvu nkunda abanyabyaha, si nkunda ibyo bakora, ariko bo ndabakunda. Ko burya abanyabyaha ni pepiniyeri y'Imana, niho ivana abakiranutse. Hatabayeho abanyabyaha twe nta n'akazi twaba tugifite. Abapastori Imana yatubwira ati mwebwe nta kazi mugifite, mushaka ahandi mujya, kuko buri Imana yuko ibona abanyabyaha siko tubabona. Ariko ntugire ngo n'abanyabyaha bose banezeza Imana, hari ibintu bagomba kuzuza. Noneho aba bantu Imana irabandikisha, ishyiraho amazina, ikora icyo bita Hall of Fame. Hari ahantu ujya wenda bakunda kureba amafilime nka NBA Hall of Fame, ugasanga abantu bose bakinnye basikete b'ibihangange, bateye imipira,
Hall of Fame ya NBA, ukabona harimo amazina n'amafoto y'abantu n'ibitego batsinze nicyo bawaziho Hall of Fame. Mbese gallery y'ibihangage n'Imana ifite yayo. Haleluya. Uretse ko ikunze kubamo amazina make. N'iyi ngiyo mu Baheburayo 11 amazina arimo ni make. Hari igihe umuhanuzi w'Imana Eliya yabwiye Imana ngo Mana, ngo nagize ishyaka ry'umurimo wawe, ngo bishe abahanuzi bawe, none n'igihe usigaye nanjye baragenza ubugingo bwanjye. Imana iramubwira ngo nishigarije abandi bantu 7,000 batapfukamiye Bayali, bari bakeya ugereranije nuko Abisirayeli banganaga. I Babuloni abantu bapfukamiye ikigirwamana bari benshi, hagarara abahungu 3 bari bakeya, niyo mpamvu banditse muri Bibiliya. Kuko burya hari harimo n'abandi bayuda, ariko bo bikubise hasi baramya ikigirwamana. Nuno munsi harimo benshi bikubita hasi bakakiramya. Namwe mwicayemo hano mwigenzure mu mitima yanyu, kuko biroroshye cyane kuvuga ngo turimo turanezeza ijuru, wasohoka hano ukajya kwinezeza cyangwa ukajya kunezeza undi muntu utanezeza Imana. Amen. Suko byagombaga kugenda, ariko niko biri. Ndagira ngo rero uyu munsi nejo turebe ibintu bibiri twagenza dute ngo tuba abantu banezeza Imana. Abantu banezeza Imana baba bameze bati? Hari ibyo kwizera yababwiye ibintu 5, sindi bubisubiremo, genda babwira 2 gusa. Uyu munsi ndababwira kimwe, ejo nzababwira ikindi. Buriya kunezeza Imana bigirwa n'ishinga 2 gusa, to be and to do. Hari icyo tugomba kuba cyo kugira ngo tunezeze Imana, hari n'ibyo tugomba gukora kugira ngo tunezeze Imana. Iyo wibeshye ugakora kimwe ntukora ikindi, ntunezeze Imana. Icyo akora nkubwiye neza, nahitamo ujya muri to be, ujya mu kuba, wenda gukora bikagabanuka. Uwo ngo nagerayo, hari naho Bibiliya bivuga ngo azamera nk'ukijijwe ashikujwe mu muriro, ariko nibura wazagerayo. Ariko harimo benshi ngo bazagerayo babwire Yesu batariko twajyaga twirukana abadayimoni mu izina ryawe atamusori, twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe atamusori, twabwirije mu izina ryawe atamusori, mujye kure yanjye kuko sinigeze mbamenya mwankozi z'ibibi. Buriya icyo urico na Yesu yabivuze neza, aravuga ngo ntushobora gusoroma imbuto z'umutini ku giti cy'igitovu, ntushobora gusoroma imizabibu ku mbuto z'umugenge. Nubwo bisa, ariko kimwe kibyara imbuto zacyo, ikindi kikabyara izacyo. You must be first. Ugomba kubanza ukaba, warangiza ugakora. Haleluya. Muzanitegereze abakunda gusoma Bibiliya, muze kureba mu Byahishuwe igice cya 20 kuva ku murongo wa 11. Abantu bamaze kuzuka, Bibiliya iratubwira ngo abantu barazuka, abakomeye n'aboroheje, ngo n'inyanja n'ikuzimu bigarura abo byamize. Ngo bamwe bazukira guhabwa icyubahiro, abandi bazukira gukorwa n'isoni. Ariko ibyo byo biri muri Daniel. Noneho ngo ibitabo birabumburwa, n'ikindi gitabo kirabumburwa. Haleluya. Ibitabo n'igitabo, ariko ikidetermina uko bizagenda ni igitabo, ntabwo ari ibitabo. Ngo barabanza barareba murongo wa 15, ngo abo basanze batanditse mu gitabo cy'ubugingo ngo batabwa mu nyanja y'akumuriro. Ngo icyo gikorwa bakirangije, ngo n'ibindi bitabo birabumburwa, noneho abantu bahembwa bakurikiza ibyo bakoze. Haleluya. Mu gitabo cy'ubugingo uwo basanze atanditsemo mu nyanja y'akumuriro, nubwo yakoze byiza, hari abantu bazasigara ibitabo byabo biri mu ijuru ariko bo badahari. Hello. Hari abantu bazagera ku muryango w'ijuru batazinjiramo, kandi mu ijuru bafitemo ibitabo. Kubera iki? Igitabo kizadetermina binjira n'abatinjira ni kimwe, ni igitabo cy'ubugingo. Kiriya gitabo cy'ubugingo njya nyita indangamana. Imana nayo ifite ntabwo ari indangamuntu, ifite indangamana. Izi ndangamuntu dufite za plastique,
ushobora kuyireba ukibwira ngo ibyawe byose ntibirimo, ariko buri wijyanye mu mashini bazasomamo izina ry'umugore wawe, basomemo izina ry'abana bawe. Ubu noneho aho na tekinoloji bayilinkinze bashobora kumenya n'ibyo utunze byose baciye muri iriya ndangamuntu. Ndabeshyara ababikoramo siko bimeze. Iriya ndangamana, Imana nayo ifite indangamana yayo yandikamo abana yabyaye. Kandi kuba umaze imyaka myinshi mu nzu y'Imana ntabwo bikugira umwana. Nyamwira abantu, iwanjye nani mfite umuzamu kuva muri 94. Abana banjye bavutse nyuma ya 94, bamwe yabarushaga imyaka myinshi mu rugo rwanjye. Ariko ubu ngubu nawe yagiye gukora umurimo w'Imana, hari itorero ryabo bagize, arambwira ati ngiye ngiye kuba umunyamasengesho, n'ubundi nararaga izami wawe nzajya ndirara ku rusengero rw'Imana. Ndavuga nti gendere rwose, bene ibyo ndabikunda. Ariko najyaga mutangaho urugero nkabwira abantu numva, reka mbumvishe neza uko bikora mu by'Imana. Uyu muzamu nubwo yamaze imyaka myinshi wanjye, ntabwo ari muri liste y'abana banjye, mu ndangamuntu yanjye ari ntabwo arimo. Ninjya gutanga imirage, niyo yahaguma wenda ashobora kuzaba umwana mwiza nkamusigira uturapfa twasigaye inyuma, ariko umurage w'abana banjye ntazajyamo, nubwo benshi yabarushaga imyaka mu rugo rwanjye, kuko si umwana. Hariho benshi rero burya muduherekeje, turaririmba mukaririmba, turatura rimwe na rimwe ndetse mukaturusha gutura menshi, ariko Imana ikavuga ngo ariko uriya muntu nubwo arimo gukora imirimo ariko si umwana. Yagombaga kubanza akaba umwana, noneho ibyo akora bikagira agaciro, kuko nugumira aho ngaho wa munsi niba hamagara amazina y'abana b'Imana ntuzaba urimo. Ariko se Imana ko najyaga ntanga icyacuma, ariko haraho wagombaga kubanza ukanyura, ntiwiyandikishije mu gitabo cy'ubugingo. Kunezeza ijuru. Mfite umuntu w'inshuti yanjye muri genocide, interahamwe zuriye urugo rwe zigiye kumwica. Iya mbere yari yuriye igeze hejuru, inkotanyi niho zayimanuriye. Yamaze kugeza ukuguru kumwe hirya n'umuhoro n'ibindi, umwana w'umusirikare arayirebera ayimanurayo. Hanyuma nkajya mubwira nti ariko buriya ntiwari ukwiye guhindukirira Yesu, ngo ariko ngumva ngo niba ushaka amafaranga y'urusengero ngo nzayaguha, ngo ariko ngo ugiye umpa amahoro. Nkabwira ntoya, ntabwo Yesu akeneye amafaranga yawe my dear, akeneye kubanza ukaba umwana w'Imana. Niba ushaka kunezeza ijuru, ikintu cya mbere kinezeza ijuru ni ukuba, ntabwo ari ugukora. Haleluya. Kuko abantu benshi bibwira ngo bazanezeza Imana bayiha ruswa. Ntabwo irya ruswa. Irakubwira ngo ariko reka twubyumvikaneho, ijuru ni iryanjye, n'isi ni iyanjye, n'ibirimo byose, n'ibitambo mwantura, niyo mwanzanira inyamaswa z'ibirarashyamba, ziriya zose n'igihe waziremye. So nta gift ushobora kuma uretse y'umutima wawe. Haleluya. Banza umwana w'Imana. Iki rero nicyo gisigaye kimbabaza. Abantu benshi njya nibaza, ariko buri Imana iyo yicaye mu ijuru ikatureba, umva abapastori bagenzi banjye mwicaye imbere, ihereye muri twebwe abapastori, kandi ngo urubanza niho ruzahera, ngo ruzahera mu nzu y'Imana. Baba we, baba we, baba we. Hari igihe nicara nkareba abapastori uburyo tugenda, uburyo tubana, uburyo dukora, uburyo tuvuga, uburyo tubana, tuvugana. Sinzi umudayimoni waduteye. Abantu ko batavuga nk'abana b'Imana. Cyara nkiba mu bumwe n'ubwiyunge, nkiri komiseri muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, nari nshinzwe amadini. Njya kuvamo ndangije manda enye, nari mfite fayile nini cyane ingana gutya, yuzuyemo amatiku y'abanyamadini, legal representative, pastors, ibinyoma, amanjwe. Ndabireba avuga numva Mana, agahinda nagiriye muri izi files ntabwo nshaka kugatahana. File ndayifata ndayitwika, ko ntabwo nashaka gutwara ibibembe bya namani nka gihazi ngo njye nirirwa mbitemberana, kuko ntabwo ngunda ubujajwa n'ibindi byose ngo bajye mvuga ngo aha ngo uriya simuzi se ngo hari muri file nge nawe arimo. Abana b'Imana
mbere yo kunezeza Imana hari icyo tugomba kuba cyo kandi tukagenda nkacyo. Haleluya. Tukagenda nkacyo. Niba ndi umwana w'Imana ngenda nk'umwana w'Imana, nitwara nk'umwana w'Imana, nkambara nk'umwana w'Imana, nkavuga nk'umwana w'Imana, nkatekereza nk'umwana w'Imana. Ibyanjye byose bikareflecting uwo ndiwe. Ariko hano hanze dusigaye mbona ngo turanezeza ijuru, nkabona ariko se nitwe turimo kurinezeza cyangwa riratunezeza? Paulo yandikiye Abakorinto mu rwandiko rwa mbere igice cya 9, aravuga ati rero buriya bagenzi banjye, jewe iyo nkora umurimo w'Imana, uriya mugabo yaranyinspiriye cyane. Ni nayo mpamvu Imana ngira ngo yamushyize mu bihangange by'ijuru, ariko mu isezerano rishya, kuko hariya kuri iriya liste yo mu Baheburayo ntabwo arimo, harimo aho mu isezerano rya kera, ariko aho mu isezerano rishya buriya arimo tu. Yanditse 1/2 cy'ibitabo dufite mu isezerano rishya. Hanyuma arandika mu Bakorinto wa mbere igice cya 9, arababwira ngo ntimuzi yuko, umurongo wa 24, ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose ariko ugororerwa kabumwe, namwe abariko mwiruka kugira ngo mugororerwe. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Hari identite afite y'umwatlete. Jewe nabaye umwatlete, iyo twabaga dufite competition hari ibintu tutakoraga. Niyo mpamvu ubona n'abakinnyi b'umupira iyo bafite match babajyana muri local. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, nawe twe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Nuko nanjye ndiruka, ariko sinkutaza aho wajya, nkubitana ibipfusa ariko sinkuhusha, ahubwo mbabaza umubiri wanjye, nkukoza uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntaboneka ntemewe. So niba ugiye kunezeza Imana, ugomba kumenya ngo ugomba kwigengesera kugira ngo utamara kubwiriza abandi ukagaragara uri disqualified. Hello. Ari mwambwiye ngo murankunda, sinzi niba muri bukomeze mukankunda. Reka dusubire inyuma muri cya gice kirimo intego, noneho ngaruke kuri ba bantu banejeje Imana. Muri Matayo igice bampaye 25 umurongo wa 21, uravuga ngo nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri bike nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. Bari abagaragu 3, babiri muri abo ngabo uwazanye italante 5 n'uwazanye 2 babonye same response. Uwazanye 5 yaramubwiye ngo nuko mugaragu mwiza ukiranuka, n'uwazanye 2 yaramubwiye ngo nuko mugaragu mwiza ukiranuka. Amagambo amwe. Je nibwira ko weshana ashobora kuba yaranababaye niba atarafite umutima w'ijuru. Arabatse vraiment je nzanye 5 zungutse izindi 5 ni 10, n'uwebyiri bamubwiye amagambo amwe n'ayanjye. Rero hari genya numva abantu bavuga ngo nitugera mu ijuru ngo bamwe bazatura mu bizu binini, ngo abandi bature mu tuzu dutoya, ngo ndetse tudafite n'amashanyarazi n'amazi. Rero iryo juru ritabamo amashanyarazi n'amazi ko numva atari ryo, kuko mu ijuru nta n'izuba rizabayo, nta n'ukwezi, nta n'amashanyarazi. Imana nizaba umucyo wacu. Abana ni bari agomba kuba ari ibintu Imana yaberetse kugira ngo bashushanirize ubukene bw'abantu badakorera Imana, ariko mu ijuru ibyo nta bibayo. Nta nzu z'ibyatsi ziba mu ijuru, n'abadatanga icya 10 muhumure. Nimwandikwa mu gitabo cy'ubugingo muzakizwa nk'abakuwe mu muriro, ariko nimugerayo bazabaha inzu nk'iyanjye. Cyo nicyo nkundira ijuru, iyo mugezeyo mwese barabaringaniza. Ibyo by'ubusumbane, hari n'abavuga ngo bamwe bazahabwa ibikamba binini ngo abandi bahabwe dutoya. Je namaze kubisezerana n'Imana izampe gatoya. Imiruho naruhiye mu isi irahagije, nagiye kwikorera ibikamba biremereye ndi mu ijuru, kuko icyangombwa nuko nzaba ndiyo. Kandi ibikamba babaha mwarabyitegereje neza mwasomye ibyahishuwe. Iyo Yesu aciyeho ngo barabiterura bakabikubita hasi, na amapendo nkamwe bajyaga bavuza kera senteze itaraza, yanyura bakabikubita hasi ati niwo ukwiriye icyubahiro, niwo ukwiriye gushyirwa hejuru, niwo ukwiriye kuvugwa kuko ari we waducunguye. Ubundi ibindi twebwe twakoze iki? Iyo ntekereje uwo nari we, nari uwo gucirwaho iteka, ariko ku bwa Yesu ndi hano, akwiye icyubahiro. Amen. Bariya bagaragu umva, wa wundi watwaye itarana kayitaba, icyo yahaniwe suko yahombye. Ntabwo yahaniwe ku itarana yahombye, nta nubwo yanahombye, yarayizanye
buri yuzi ikintu cyiza iyaba yarayicuruje igahomba yarubwaga ngo rero databuja jewe ubuswa bwanjye wari ubuzi. I'm not a good businessman. Yatarano narayizunguje ndagenda ncuruza gataro daso iragatwara ndongera ndagerageza nzunguza imyenda nanone murana iragatwara dore nzanye icya kabiri. Itarano yawe ahubwo ugize neza kuko uje kare wari kuzasanga yarashize. Uriya ari kumwe ati ikaze mugaragu mwiza waragerageje. Icyo uriya mugaragu yazize it was a heart problem. Umutima uriya mugaragu yaratangiye araza ngo jewe ngo nari nzi yuko usarura aho utabibye. Ngo jewe umva nari nzi kuri umunyamwaga kusarura aho utabibye kunika ibyo utagosoye ndatinya ndagenda mishitarano yawe mu butaka dore ngiyo ubwawe urabifite. Ntabwo shebuja yamuhaniye ko amututse. Yaramubwiye ngo ariko shebuja aramusubiza ati wa mugaragu mubi we wa munyabute we. Ejo tuzaganira ku munyabute, uyu munsi ndaganira ku mugaragu mubi. Wa mugaragu mubi we mu yandi magambo urebye mu cyongereza avuga ngo you wicked servant. Wa mugaragu ufite umutima mubi we. Kuko buriya igitandukanya abantu b'Imana n'abandi it's a heart problem. Ni ikibazo cy'umutima. Kuba burya umutima ni ugenga icyubacyo. Yesu yaravuze ngo ibyuzuye umuntu nibyo bimusohokamo. Akuzuye umutima n'abanyarwanda niko bavuga niko gasohoka ku munwa. Buriya ikintu aba bantu banejeje Imana hari umutima bari bafite nshaka kubigisha kuko it's a heart problem. Ni ikibazo cy'umutima ufite. Ubundi tugenda twese utureba wabona rwose twese turi abantu b'Imana, ariko Imana ikavuga ngo ya mwe mureba ku masura. Erega hari abantu bazi kuvuga neza cyo iyo umuhaye microphone isiranyeganyega. Imana ikavuga ati yo ureba uriya muntu aranyeganyeza isa ariko umutima we ntutunganye muri we. Kandi Imana, brothers and sisters, bene data bakundwa muri muhano, mu byitondemo ntabwo Imana ireba nkatwe. Hari umunsi Samweli yagiye kwimika Dawidi, umwe mu bantu Imana ikunda cyane ndi buze kuvugaho. Aragenda bazana umusore witwa Minadabu ngo yari mwiza ari muremure. Aramureba ati sasa uriya vraiment afite stature y'umwami, kuko buriya twe turebesha amaso. Imana iramubwira ngo uriya mushyire ku ruhande namugaye. Bazana undi witwa Eliyabu nango yari igisura ari muremure. Imana iramubwira ati disqualified. Bazana uwitwa Shama. Batatu ba mbere nyine bari bameze neza, bari no mu ngabo za Sawuli. Imana iramubwira ngo bariya bose bari disqualified. Imana ibwira Samweli ngo rero Samweli kuki ureba nk'abakobwa. Abakobwa rero aza kubwira pastor hari umuhungu mwiza nabonye dukundana afite igituza ni muremure. Arase ukeneye mu bodyguard, ukeneye umuntu wo kuguterura. Kuko ikigira umugabo mwiza si uburebure bwe, it's the heart. Umugabo mwiza ufite igituza hari igihe aba ari mu busa. Aha muzambwira ntabwo ntukanye ngarukirijeho. Imana iramubwira ngo Samweli mwebwe mureba amasura, mureba ibigaragara, gendeba ku mutima. Abantu bashaka kunezeza ijuru, check your hearts, mugenzura imitima yanyu, kuko ibyo utwara mu mutima nibyo bizagena uko ijuru rikunezererwa cyangwa ritakunezererwa. Haleluya. Ndaje mbaho ingero z'abantu mbereke umutima w'abantu banezeza ijuru ukusa. Musubire hano mu Baheburayo aho kwizera yigishije ejo. Mu Baheburayo igice cya 11 ndasoma imirongo 4 gusa. Ndahera ku murongo wa 4. Baravuga ngo kwizera niko kwatumye Abeli aho Imana igitambo kiruti cya Kayini kuba cyiza, ni nako kwamuhaye guhamwa ko ari umukiranutsi ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza, kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Kwizera niko kwatumye Enoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa,
kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko wegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana, amaze kuburirwa nayo ibyo bitaraboneka, akabaza inkuge yo gukizaho mu nzu ye, ariyo yacishije iteka ry'abari mu isi, aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi yajya. Reka ngarukiriza aha ngaha. Aba bagabo bose n'inongeraho n'abandi, muraza kubona isura y'umutima unezeza Imana. Niyo ntacyo waba wakoze, wiryamiye gusa. Nshobora kwiryamira iwanjye singira icyo nkora, kandi Imana ikicara ikavuga ngo yo, ngo mbega Antoine ngo aranezeza we, uyu munsi yanejeje umutima wanjye. Why? Aba bantu bose mubonye ikintu cyatumye Imana ibanezererwa si uko bakoze biriya, ahubwo biriya bakoze babikoreshejwe n'uwo mutima aba ari utuma Imana ibanezererwa. Uzi cyatumye Abera atura igitambo cyiza kirito cya Kayini, nuko yavuga ngo we, hari ibintu ndasobanukiwe, izi ntama n'izi ihene zose mfite Mana niwe wabimpaye, ariko ndagukunda kubiruta, binashobotse zose nazibaga nkazikwihera kuko I love you. Haleluya. Aba bantu rero reka mbahize ngenda mfata izo ngero. Iyo rero bano bantu batangiye gukora, ntabwo bagenda nk'uko isi itekereza. Niyo mpamvu iraniye kuvuga ngo si icyubahiro cyangwa si ukwamamara dushaka, ahubwo ni ukuba umwizerwa. Bariya abantu bose rero ikintu gishimishije, iyo babishaka bari kuba ibyamamare mu gihe cyabo. Amen. Reka mfatire kuri bariya. Nowa iyo yubaka inzu ingana n'iriya nkuge, energy yashyize mu kubaka iriya nkuge akayubakamo inzu yo gukodesha, believe it or not, yari kuba umukire wo mu gihe cye. Uti kubera iki? Uzanshakire hano mu mujyi wa Kigali inzu ifite metero 150 z'uburebure, kuri 25 z'ubutambike, kuri 15 z'ubuhagarike. Iyo nzu uyikodesheje waba wibitseho cash. Ariko Nowa yubaka iriya nkuge, abantu barabirebwa ngo uyu mugabo ari stupid. Energy zose, imbaraga akoresha atema biriya biti, imbaraga akoresha ashaka buriya buje nazabifatisha, iyo azikoresha yubaka ibintu bizamugirira umumaro, yari kuba igihangange, ariko akarimbukana n'abandi. Hari n'indirimbo tujya turirimba ariko mushobora kuba mutayizi, kuko ntabwo mujya muririmba indirimbo zo mu gitabo, izo ni z'abaporoso, mwe muririmba iz'umwuka. Iravuga ngo Nowa kuki ubaka iyo nkuge, urakora iby'ubupfapfa rwose, dore utuye imusozi kandi nta mazi ahari, ibyo ukora biratuyobeye. Urumva ushaka kumenyekana ku isi ukora iby'isi ikunda, ariko iyo utangiye kubaka inkugi itazabyara kashi, baravuga ati uyu muntu he must be stupid. Buriya rero ubugoryi bw'Imana burusha ubwenge bw'isi. Haleluya. Reka mfate urundi rugero, umukozi w'Imana Mose. Buriya Mose we, hano muri iki gice twasomye, ko nanze kukwasomesha kiriya gice cyose, Mose harimo ubuzima bwa Mose ni inspiration ikomeye cyane kunezeza Imana, kuko Imana we yatangiye rwose anezeza abantu bose. Mama we yaramubonye aravuga ngo uyu mwana ndamubonamo ubuzima bundi, ndamubonamo isura yindi, ntabwo akwiriye gupfa. Aragenda mubohera agatebo aramujyana munaga muri Nili, abwira mushiki we Miriam ngo ajya areba igisimba niba cyamuriye, bakora ikiriyo cyangwa se ari uko byagenze. N'umukobwa wa Farawo aje amurebye, amukubise amaso, aramunezerwa, aravuga ngo yo mbega kana keza. Umva rero imuru y'Imana. Farawo watanze ibwiriza ryo kwica abana b'abahungu bose bo muri Isirayeli, agiye kurera umwana uzavana abayisirayeli muri Egiputa. Bamujyana kwa Farawo, Farawo amuha kigozi, Farawo amwambika pamperse,
Farawo amurihira school fees, Farawo amurihira ngo noneho mu byakozwe n'intumwa 7:22 bakavuga ngo Mose agira ubwenge, ngo yiga ubwenge bwose bwo muri Egiputa, agira imbaraga mu magambo no mu bikorwa. Urumva iyo aguma muri Egiputa yari kujya agenda yemye kabisa yitunda. Ngo uriya Mose ni umuhanga kabisa, he has written books. Ubu yari kuba yarinjiye mu mateka wenda yo muri Egiputa, yuko yanditse ibitabo byinshi, ko yarwanye intambara nyinshi, ko byose yarabizi, yarazi gupanga, yarazi hanyuma ngo amaze kuba mukuru, umurongo wa 24 ngo Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Bivuga ngo abigambiriye, nta gahato karimo, abigambiriye yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Ibinezeza abantu byose, ibintu bitatu ubundi binezeza abantu, ahitamo kurenganywa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'isi. Icyo ni ibintu binezeza abantu rwose. Iyo uri boss umeze neza, urya muri hoteli ukarya ugahaga, ukaryamana n'abakobwa beza, ukagenda mu modoka nziza, ariko Mose aravuga ngo no, buriya buzima bunezeza abandi je ntibunezeza. Arangije ngo yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi burutu bw'abanyegiputa batunzi. Ubutunzi bwose aravuga ngo no, jewe ntabwo ngiye kwiruka inyuma y'ubutunzi, hari ikindi kinyirukankamo, hari ikindi kinyirukankana. Umutima wanjye ntutera ujyanwa n'ubutunzi, umutima wanjye ntushaka amafarasi menshi, umutima wanjye ntabwo ushaka ibyubahiro, hari ibindi mbona. Haleluya. Ngo kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Yarabizi yuko agiye kwandikwa mu gitabo. Erega burya hari ibintu mutazi. Ubu Mose turamuvuga, bamwe ndetse bitwa izina rye, ariko ku ngoma ya Farawo abandi bari bakomeye icyo gihe, abaministri bose nta numwe tuzi, kuko buryo wakoze ku mutima w'Imana, Imana imuhemba nayo gukomeza akareshya n'ukwireshya. Iyo unejeje Imana nayo iguha ubugingo bw'iteka kandi butangirira hano ku isi. Haleluya. Buriya aba bantu barimo hano, Bibiliya bavuga neza, ejo Kwizera yabivuzeho umurongo wa 10 muri iki gice umurongo wa 13, ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mwisi. Ngo abavuga batyo baberekana yuko bashaka gakondo. Iyo baba barakumbuye, iyo bavuyemo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo. So hari abantu banyura mu isi umutima wabo utari mu isi. Haleluya. Kandi si ukuvuga ko batayikoramo imirimo. Aba bose mwabonye nta munebwe n'umwe uba mu bantu Imana igihamagara. Iyo Imana igiye guhamagara irabanza igatoranya abantu bari very active, sometimes even negatively active, bashobora kuba barimo gukora ibintu bibi cyane. Reka mbaho urugero, Sawuli yari yamaze itorero n'imbaraga zose, agasaba n'ibibari, asenya iby'i Yerusalemu, ajya Samariya, ajya baravuga ati numvise ko bagiye Damasiko, mumbe inzandiko ngeyo. Buriya rero Yesu agomba kuba yaricaraga mu ijuru akaba kiriya gihungu wakimpa, kiri wakimpa nkagihindura, ziriya mbaraga zikagikoresha muri positive, gifite umutima uwo nshaka. Haleluya. None wamutegera mu nzira, aramureka, araza, ageze hafi y'i Damasiko aramuterura amukubita hasi amwicara hejuru. Hari igihe kera twajyaga turwana n'abana, ugahura n'icyana kikurusha imbaraga kikaguterura kikakubita hasi kikakwicara hejuru, akabwira ngo ngaho ngera ukome. Yaramuterura amukubita hasi amwicara hejuru, aramubwira ati ntugerageze gutera imigeri, ubujye mfite n'imihunda tavaho wikomeretsa. Ati se mwami wowe nkubise hasi witwa nde? Ati ndi Yesu urimo gutoteza, genda ujye mu mujyi bakubwira ibyo ugiye kunkorera. Sawuli amaze guhumuka, imboneranyi zimuvuye ku maso, muzasome neza muzabibona, ngo yemeza abayuda bose bari batuye Damasiko ko Yesu ari umwami. Haleluya. Kuko hari tipe y'umutima, hari tipe y'umutima aba bantu baba bafite. Reka mbanze nyibabwire noneho, aba bantu bose Imana ishima, Imana ivuga, baba bafite umutima watwawe n'Imana. Wa mutima udatekereza ikindi, wa mutima ureba ibindi akavuga ngo ya, ngo ibi bintu vrema mumbabarire ntabwo birimo kugera ku mutima, ngo ibi bintu murimo kumpa ntabwo birimo kugera ku nyota yanjye. Ariko uzareba ikibazo dufite muri no minsi,
isi isigaye turyohera cyane. Uko abisi bagenda turashaka kugenda nkabo, uko abisi bambara turashaka kwambara nkabo, uko abisi batura turashaka gutura nkabo. Ugasanga ntabwo umuntu ashobora kumenya ngo ariko uyu muntu akurikiye isi cyangwa akurikiye ijuru. Cyane cyane reka mbabwire, jewe ntacyo mpfa n'imodoka nini, ntacyo mpfa na V8, ntacyo mpfa na cadastre, ntacyo mpfa n'indege, as long as ubibonye mu buryo ukwiriye. Uretse ko mu Rwanda aho rero uriya mbabwire, genda babwiza ukuri ku mutima wanjye, kubera ko ndi umupastori, niriranwa n'abagore bagaburira abana ropa imwe mu minsi 2, abariye ku manywa ntibarye ninjoro. Abo barahari nabo muri Zayoni, niba badahari ubwo nuko bahahunze, kuko uru Rwanda barimo barahari. 1/3 by'abana b'Abanyarwanda mu gihugu hose ni ingwingire, bivuga ngo nabo barya nabi, n'abarya barya nabi, kandi bamwe barasenga iwacu. Naratangaye numvise bivuga yuko no mu mujyi hari abana b'ingwingire kubera ko tuba tutarabyitayeho, ariko si icyo nenda kuvuga. Niriranwa n'abana babuze school fees. Ureo nge muri Amerika mbwira abantu ngo rero buri ubwo mureba ngo nge nk'umukozi w'Imana ngo kugira ngo Yesu agaragare ngo nkeneye V8, nakwambia umpaye miliyoni 80 ntabwo nabanza kugura V8. Hari amarira nabanza guhanagura ku maso y'abana birirwa imbere yanjye. Ariko uwo ni Rutayisire Antoine, ntabwo ari buri muntu wese. Iyo niyo mitekerereze yanjye, kuko ningera mu ijuru ntabwo Imana izambaza imodoka nagendagamo. Hari igihe wanjye habaye abana hari ameze nk'umuroro forino, none barazabwira madamu ati rero buriya ntabwo uza abagabo, uriya mugabo arakubeshya. Abagabo bakunda kurya neza, kandi iyo wagize abana benshi uteka za sumare. Zicyo bita sumare ni ibirayi bitogosheje. Teka za sumare kuko ntabwo wano uburyo umutegekera agafiriti keza n'inkoko nziza. Uriya mugabo azaguca inyuma atangire kujya mu bandi bagore abamwitaho. Arabimbwira nawe ni madame, don't worry. Mwabonye ifoto bacishijeho mbere ni kuri yananganaga kera nyine ntaraba pastori ngo nigi byasengewe. Noneho nyangurane ngamubwira ikintu kimwe, ningera mu ijuru ntabwo izambaza ibiro by'ifiriti nariye, ntabwo izakora rosansoma y'amaguru y'inkoko nariye, ntabwo izambaza amahoteli naryamyemo, ntabwo izambaza vacances nagiyemo Paris cyangwa hehe. Izambaza ngo ubuzima bwawe bukoresheje iki, wanejeje abantu bangahe. Hari umutima unezeza Imana, kandi uwo mutima ukunda Imana ugakunda n'abantu. Uwo mutima ufite inyota y'Imana. Reka mbaye ingero ebyiri hanyuma ngende gana ku musozo. Umugaragu w'Imana Dawidi, buriya hari ikintu gikomeye yazanye muri Isirayeli. Abantu benshi uvuze Dawidi bahita bumva Goliyati. Ikintu cya mbere bazi kuri Dawidi ni yishe Goliyati. Kubera iki? Dukunda ibintu bigaragara, dukunda ibintu biri flashy, dukunda ibintu bivuga cyane, dukunda fame, dukunda kugaragara. Erega burya pastor twebwe rero mujye mutwubaha cyane, turayikunda kubarusha, turayikunda. Uzi kujya ahantu ntibamenye ko hari, ushobora kuza ukaba wicaye inyuma hariya ntibabone ko wari uhari, ngo protokole ya hariya yansuzuguye. Kubona pastori nkange Rutayisire Antoine nza nkicara inyuma ntibanamenye ko mari, bundi si yubu hari ari intebe y'inyuma ari n'imbere hose ntiwumvaga. Ariko ugomba kugaragara kuri umukozi w'Imana, bakagutwaza n'ibitabo. Cyakora byanye na muzagerageze kubintwaza ngo mbibabwiye hakiri kare. Simple. Aba bantu banejeje Imana, hari umutima bari bafite. Dawidi ntabwo yanezezwaga nuko bamwitirira Goliyati. Muzarebe Dawidi agiye gupfa, hari ahantu bandika bavuga ngo amagambo ya nyuma ya Dawidi umukozi w'Imana. Avuga ngo Dawidi umuririmbyi w'igikundiro wa zaburi za Isirayeli. Aka kantu ndagakunda cyane.
Dawidi ntiyashakaga ko bamuvuga ngo uyu ni wa wundi wishe Goliyati. Yarabwiye ati niba mushaka kujya munyibuka mukamenya Dawidi uko umutima wanjye wari umeze, mujye muvuga ngo nari Dawidi umuririmbyi w'igikundiro wa zaburi za Isirayeli. Haleluya. Kuko buriya ni aho ushaka kumenya aho icyo gice kiri, murebe muri Samweli wa 2 igice cya 23 gitangira avuga ngo aya niyo magambo ya Dawidi aheruka. Dawidi mwene Yesayi washyizwe ejuru aravuga ati uw'Imana ya Yakobo yimikishije amavuta, umuhimbyi w'igikundiro wa zaburi za Isirayeli. Ntabwo avuga ngo uwishe Goliyati ufite ibyivugo byinshi, wahinduye ababisha bose ba Isirayeli akabakandagira ku mugongo, wakuyemo abafilisitiya bari barananiranye, wakuyemo abamowabu n'abamori, wasize Isirayeli ifite umutekano. Ntabwo ariko Dawidi avuga. Aravuga ngo niba mushaka kunyibuka mujye muvuga ngo Dawidi uw'Imana ya Yakobo yimikishije amavuta, umuhimbyi w'igikundiro wa zaburi za Isirayeli. Sagihobe. Hari ababyeyi bamwe umwana avuga ati nzacuranga, bavuga ngo yewe ndi doctor, umwana wanjye ntabwo agomba kuba Sagihobe ngo agirirwa atemberana inanga. Dawidi akavuga ngo mujye mwibuka ko nagendanaga inanga ndi umwami, haririmbira Uwiteka. Uzi impamvu? Hari ikintu Dawidi yari yarahishuriwe. Uzarebe zaburi zahimbwe mu gihe cye, aravuga ngo nkuko imparakazi yahagizwa n'amazi, niko umutima wanjye gushaka Mana, ngo umutima wanjye ukugirira inyota, ngo ndashaka kukubona, ngo umunsi umwe mu bikari byawe undutira iyindi minsi ahandi, ngo Mana, ngo umutima wanjye. Zaburi ya 63 ngo umutima wanjye ukugirira inzara, ngo nkuri mu gihugu cyishwe n'amapfa. Urumva bene uyu mutima rero utuma wibagirwa n'ibindi byose. Bakuzana ibintu ukavuga ngo ntabwo ari inzu nshaka, jewe ndashaka Imana. Bakavuga ariko se urashaka iki ngarambe? Murayizi iyo ndirimbo? Enda fanta winywere, jewe sinshaka kunywa fanta iyo mitobe yo ndangwiye iki mama, enda ngwinurare waramutse, enda urwagwa winywere, jewe sinshaka kumurwa kw'iyo mishari yo ndangwiye iki mama, enda ngwinurare waramutse. Buriya rero hari ahantu ugera ukumva umeze nk'uwo mugabo, bamubwira ngo enda inzu, akabwira toya umva iyi nzu itarimo Imana mumbabarire muyihorere. Atari koze ko turi kukuzamure muri promotion tukakuzamura, toya mumbabarire ibi mubyihorere, hari ikindi kintu nkurikiye. Niyo mpamvu ngo bari abanyuze mu isi ngo bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira, ngo kuko barebaga gakondo, bakavuga ngo hari ikintu tureba imbere, hari umutima. Haleluya. Bene uriya mutima rero ugira rukuruzi. Hari umutima ukurura Imana. Hari ahantu Imana ivuga ngo ngo ndumva bari abantu banyotewe, ngo reka njye kubamara inyota, ngo ndaje. Reka mbabwire ikintu, muri iyi minsi hari ibintu ndimo gusengera. Njya mbwira abakristo na nimugoroba twari mu masengesho, nkabwira nimumfashe tumanura icyubahiro cy'Uwiteka, kuko iyo Uwiteka yamanutse ibintu byose bijya ku murongo. Haleluya. Iyo icyubahiro cy'Uwiteka cyaje, muzarebe Dawidi yari afite uwo mutima, ashaka n'abaririmbyi, aravuga ati reka mbere uko tubigenza, ndashyiraho abaririmbyi 24/7 bazajya baririmba amasaha 28, mujye mwakuranwa, ndabashyiraho n'ibiryo byo kurya, mbashyiraho n'igihembo, ariko muramye Imana kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru. Kandi nanjye nimbona umwanya nzajya nza mba joining, mbahimbira indirimbo dufatanye turirimba Imana, kuko ndumva umutima wanjye ushaka Imana. Ariko muzitegereze, amaze kuzana isanduka y'Imana muri Isirayeli, baravuga ngo anesha abamowabu, anesha abamoni, anesha abafilisitiya, kuko iyi Imana yaje buri bintu byose bijya ku murongo. Haleluya. Kuko uriya mutima ukurura Imana niwe unezeza Imana. Ibyo dukora biva muri uwo mutima, kuko iyo wamaze kuwugira, yewe nkikizwa ngira Imana, nakirijwe mfite inyota, mfite inzara yo gukiranuka nkava mu byaha. Nijye wabishakaga, kumbwiriza byo byari byaranze, ariko nari ndiyizi nkajya numva mvuga Mana, I'm tired, ndarambiwe, ibi bintu byananiye, ibintu birangoye,
hanyuma bukeye umuntu ampa Bibiliya ndayisoma nsitara kuri Yesu. Namusitayeho ntabwo ari we nashakaga, namusitayeho nsitara kuri Yesu. Hanyuma nongera gusa Yesu, kuki watinze kunyihishurira? Buriya bugoryi nabagamo niwe nashakaga. Kujya natangiye gushaka Imana ndi umwana, mfite imyaka 15 nigaga mu seminari. Nkajya mbwira padiri, nkamwe padiri, ndumva nshaka Imana, ariko byarananiye kuyishyikira. Akambwira ati abantu bavuga batyo, ati njya mbasoma mu bitabo, ati ni abantu baba bari imbere cyane mu bintu bya roho. Nabona ni padiri, ntabwo uzi indwara ndwaye irakanyagwa. Ndashaka Imana padiri, ndashaka Imana neza, indwara yangira muyobera. Twari dufite itegeko ryo gusaba penitensiya buri kwezi, dufite n'amafishi. Ndagenda hamwe ni padiri, iyo nta penitensiya nzagaruka kwaka, ko mbona nta kintu birimo kunyungura. Cyakora unyemerere nzajya nza tuganira ibya roho yanjye. Arambwira ati ibyo ndabikwemerera rwose nta kibazo. Nge najyagayo kenshi kuruta uko abandi bajyagayo, kuko nashakaga Imana. Indwara yangira muyobera. Mu gihe cyo kuza gufata kuba abapadiri, tuza gusenga hano kuri Kristo, tugiye nigaga izaza n'ipfiriya muri nuza mu burasirazuba mu karere ka Ngoma. Ndaza nicaye hariya numva yanzara n'inyota, noneho bibaye concentrated, bibaye byinshi. Ndavuga nti Imana, sinshobora kugukorera ntagufite. Ndabona inzira y'ubupadiri sinzayishobora, mbivamo. Arambwira ati se, ati ko najyaga nkubona mu musaserdoti mwiza, nawe ni padiri, ntabwo nakorera Imana, narayibuze byaranze. Ati ngaho ugenda uzaho mu Kristo mwiza. Ndagenda mbarubebe. Nageze muri university nkajya mbwira abantu, ngewe amasengesho nasenze mu seminari arahagije, azangeza mu ijuru. Nakoze reserve bank ya konti yanjye muri bank y'amasengesho rwose iri by'imfuruni. Ariko burya Imana nayize ubwenge. Imyaka namaze 7 mu seminari irandeka nyumara mu byaha. Mu mwaka wa 7 iravuga ubuse amasengesho ko yashize, ongera ushyiremo. Njyamo ngiyemo burundu. Noneho nsoma Bibiliya mbona Yesu, ndavuga ngo yo, dore yanyota icyo yashakaga. Nari umunyabyaha. Umva, buriya hari ibintu abanyabyaha rero bazi ubwenge, iyo bamaze kubihishurirwa bagira passion iruti yabavukiye muri Sunday school. Kuko Sawuli yari yaratoteje itorero, ahuye na Yesu aravuga ati yo, kuki ntabimenye kare? Ati nari umufarisayo kurusha abandi mu by'idini, nari mu b'imbere, atariko aho naboneye Kristo, ati nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere, ndamaranira kugera aho dutegekwa, kandi ngo ngaragare ntambaye gukiranuka kuva mu mirimo yanjye, ahubwo kuva muri Yesu, ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe. Yandikira abagarutsiye aravuga ati ubwo mundeba ndiho, ariko sigiye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jyewe. Ibyo nkora byose nkiri muri uyu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wahunze akanyitangira. Urumva uwo mutima urimo niwo uhinduka engine y'ibyo ukora byose. Ukajya uvuga ngo jyewe nzajya nkorera Yesu, bampemba batampemba nzakora, imvura yaba yaguye itaguye nzakora, byaba bimeze neza byamera nabi nzakora, abankunda batankunda nzakora, kuko wowe ntabwo ukoreshwa no gushimwa n'abantu, ntabwo ukoreshwa no kumenyekana, urakoreshwa no kunezeza umwe gusa. Haleluya. Hari igihe mbibwira abantu, nigeze kumva ariko Warren avuga akantu nakunze cyane, navuga ngo jyewe ngo mbeshwaho no gukomerwa amashyi n'umwe. I live for the applause of one. Ndavuga nti mugabo tugomba kuba duhuje umutima. Jyewe niyo mwese mwanyanga, mbizi ko Yesu ankunda, nakubwira nibyo rwose nta kibazo, kuko ikintu kimwe nzi ni iki ngiki, aho kunezeza isi nanezeza Yesu, kuko isura y'inezeza bwakika kwikarika. Uwitwa Churchill yari prime minister w'Abongereza mu ntambara ya kabiri y'isi. Intambara irangiye abantu bose bamukomeraga amashyi, aho anyuze hose ari igihanganye. Baza kumubwira ati se buriya wumva umeze ute y'abantu bagukomera amashyi? Abantu ntukabishinge, bagukomera amashyi uyu munsi, atari ko ejo babwiye ko bagiye kumanika, baza kureba uko mpfa. Iyo nisi niba mbeshya muzayitegereze niko ikora, ariko Imana yo ntizakureka. Haleluya. Iyi Imana yacu iyo wayikunze, reka ndangirize kuri aya magambo. Aba bantu bose mwabonye
nkunda uko bavuga Enoki ngo amaze kubyara Metusela rero buriya byaravuga ngo hari icyago kizaba inyuma yaho. Kandi muzitegereze, Enoki amaze kubyara Metusela imyaka yabayeho, umwaka Metusela yapfuye niwo mwaka umwuzure wabaye. Muzabiteranya abazi matematike cyangwa batabizi muzambwira ejo nze mbibere uko bikora. Umwaka Metusela yapfuyemo niwo mwaka umwuzure wo mu gihe cya Nowa wabaye. Enoki rero yarabibonye, Imana iramuhishurira, kuko muzabona n'ibyo muri Yuda, mu rwandiko rwa Yuda aravuga ngo Enoki wa 7 ngo yabonye Uwiteka azanye n'ingabo ze, aravuga ati sasa ubwo mbonye biriya mpinduye imibereho, ngo agendana n'Uwiteka. Noneho hano aho twasomye kuvuga ngo Imana iramwimura ngo kuko yanejeje Imana. Imana avuga ngo yes, nashakaga umuntu tugendana kole. Uzi kubaho kole n'Imana. Nowa baratubwira ngo abantu bo mu gihe bari bonona mu gihe cy'ibonona ingeso zabo, ngo ariko Nowa yari umukiranutsi. Bakaduha igisobanuro, batangira bavuga ngo dore urubyaro rwa Nowa, ni igice cya 6 umurongo wa 9 mwitangiriro, ngo dore urubyaro rwa Nowa, ngo Nowa yari umukiranutsi. Urwo ni rwo rubyaro rwe. Ariko burya hari ikintu bari bibutse, baravuga ngo ya reka twe kubabwira urubyaro rwe tutarababwira uko yari ameze. Dore urubyaro rwe, Nowa yari umukiranutsi. Bagasubiza umurongo ukurikiye ngo yagendanaga n'Uwiteka. Haleluya. Aburahamu nawe twavuze muri cya gice, bakatuvuga ngo Aburahamu ngo yizeye Imana ngo bituma yitwa inshuti y'Imana. Haleluya. Abashaka kubireba muze kureba muri Yakobo ibice 2 umurongo wa 23 ngo bituma yitwa a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Ariko twebwe ntabwo turi friends of God, turi children. Twarenze kuba inshuti, twe twabaye abana. Kuko burya inshuti haraho zigarukira. Twebwe twinjira imbere nk'abana. Abana biwanjye bamaze kuba bakuru, ariko sinzi ko hari amabanga yabo mennye. Ariko hari igihe mfite umukobwa wigisha kuri university, hari igihe agira gutya akaza mu gitondo twibagiwe gukinga, akaza agatimbira akadusanga mu gitanda, akegura uburiri nako akegura amashuka nawe akagirisamo, kuko n'umwana. Kudongo bakubwira ngo jewe ndi wacu, it doesn't matter. Hindura amashuka akagirisa mu gitanda akaryama iruhande rwa nyina, hanyuma kuko ari iwabo. Ntabwo ari inshuti, ni umwana. Haleluya. Buriya Aburahamu erega ngo niyo mpamvu babiroraga bikiri kure, bakavuga tumva twe turi inshuti y'Imana ariko twifuzaga kuba abana. Ariko Yesu yari ataraza ngo bahinduke abana. Ariko twebwe twavutse mu gihe cyiza, ko twavutse noneho dushobora kwitwa abana tutari inshuti z'Imana. Abantu bakunda kuvuga ngo abakozi b'Imana, ngo Didier nujya kuvuga ngo Antoine ntukanyita umukozi w'Imana, Yesu ntabwo ndi umupagasi, wagenda umwana w'Imana. Kuko burya abakozi b'Imana, abakozi barabirukana. Jewe yanyirukana sikanshyirayo, ngo rero dadi uranyirukana se bigende. Jewe ndi umwana, si ndi umukozi. Kandi it's a huge difference. Abakorera Imana nk'abakozi bakora nk'abahembwa, bakora nk'aba mercenary. Iyo amafaranga yabaye make babivamo, iyo batamuhaye icyubahiro ngo bamutore abe representa abivamo, iyo batamuhaye uburepresenta n'amafaranga ateza intambara. Je sinshobora kubikora. Oya, je ndi umwana, sinzana amakimbirane wacu. Buriya nimuhona abapastori bajya batera amahane ngo representa ngo iki, ujye uvuga ngo abangaba ni abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana nibo bakora biriya. Abana b'Imana twebwe dushobora no gukorera ubuntu kuko tuba turi iwacu. Hari abantu bavuga ngo abantu bafite ngo kingdom mindset. Jewe kingdom mindset mfite urayizi, ntabwo nubaka ubwami bw'Imana, nubaka ubwami bwacu, kuko Yesu niyima nzimana nawe. So I'm working for myself. Sinshobora kwihombya kandi nikorera. Nshobora no gushyiramo ibyanjye kugira ngo nkavuga ni fine, ubu ni ubwami bwacu, ni ubwami bwanjye na Kristo, reka nshyiremo imbaraga, nshyiremo n'ubutunzi bwanjye, ko jewe ndi umwana, si ndi umukozi. Haleluya. Niyo mpamvu batubwira ngo bariya ba Aburahamu na ba Nowa, bariya dusoma mu Isirayeli, ngo babirebaga bikiri kure, ngo bakabyifuza, ngo bakavuga ngo we, ngo waduha kuvuka muri kiriya gihe natwe tukaba abana. Haleluya. Twe twavutse mu gihe cyiza, ariko ntabwo mubyumva, ahubwo mwifuza gusubira inyuma ngo mujye kuba abakozi. Sinzaba umupagasi, nzaba umwana. Ndarangije.
ibindi tuzabyiga ejo. Haleluya. Niba ushaka kunezeza Imana, ibintu bine. Icya mbere, haranira kuba umwana wayo. Banza ugenzure wogejwe na Yesu, watunganijwe na maraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawire. Iyo ni step 1. Ubu umwana w'Imana bakwandike mu gitabo cy'Imana. Niba wicayemo hano uyu mugoroba utari wakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami wawe, uyu ni wo mwanya. Ntuvuge ngo nzabikora ejo. Imana iravuga ngo this is the moment. Uyu ni wo mwanya. Satani akakubeshya ngo uzabitunganya ejo. Ejo sahawe, ahawe ni nona, now. Uyu ni wo mwanya. Kuko bamwizeye bose. Yohana 1:12 yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana 3:12 akavuga ngo bakundwa, ngo turi abana b'Imana. Ngo ariko uko tuzasa ni kurerekanwa, ngo ariko niyerekanwa tuzasa nawe. Ngo ariko wifitemo ibyo byiringiro, ngo yiboneza nk'uko nguwabone. Twe turi abana b'Imana. Uko atangira aravuga ngo murebe urukundo ruhebuje data wa twese yadukunze, twatumye twitwa abana b'Imana, ngo kandi koko niko turi. Haleluya. Koko niko turi. Uko ugenda uvuga ngo wowe uri umwana w'Imana, kandi koko niko turi. Kwifata mu mufuka ukagenda uvuga ngo jewe niko turi. Amen. Ubanze ujyemo. Icya kabiri, wige kugendana n'Imana. Nowa yagendanaga n'Imana bigatuma akiranuka. Enoki yagendanye n'Imana bituma yimuka. Aburahamu yagendanye n'Imana yitwa inshuti y'Imana. Abantu bose muzabona bavugwa n'Imana bagendanaga n'Imana. Uzi ibintu bibiri bikubyarira. Icya mbere, bikurinda ibyaha. Ariko mwambwira abanyabyaha, abarokore mujye musambana cyangwa mugakora utundi dukoryo tw'ibyaha, Imana muyishyira hehe niba mugendana nayo? Cyewe byarananiye. Njye mbwira abantu jewe sinshobora gukora ibyaha, ngo ariko ntwanarirata. Ngabwira no ya, it's not about me, it's about my God. Se niba ntasambana umuntu andeba, mbwira ukuntu ntasambana papa wo mu ijuru nkunda andeba kandi nzi ko abyanga. Oya, sinshobora. Genda umwana w'Imana. Hari ibyo tudakora. Abana b'Imana hari ibyo tudakora. Abana b'Imana hari ibyo tutajyamo, kuko twebwe hari indangagaciro z'iwacu, hari ibyo tudakora. Ntabwo nziba, ntabwo nzandavura, ngo ndi umwana w'Imana. Hari uko tugenda. Ikindi cya kabiri, bikurinda ubwoba. Isi izagutera ubwoba, izagukanga, izagukangisha, ariko ntibazagukanje ufite Imana. Yabwira ngo ariko uyu muntu warusha wagenze buhoro, ubu ho uzumpagaze inyuma. Kore ukabona umuntu arimo aritugatuga, wagenze buhoro ko ushobora guhura n'ikibazo. Wowe merekejwe n'Imana nyirisi n'ijuru, wowe urimo urashaka kunkanga. Oya, bikurinda ubwoba. Tuzabigarukaho hejuru. Hanyuma icya gatatu, iyo umaze hanyuma rero kumvira Imana muri byose nk'umwana. Umwana mwiza yumvira ababyeyi muri detail zose. Hanyuma icyanyuma tuzakivugaho ejo, kuba igitambo ku gicaniro cy'Uwiteka. Imana ibahe umugisha.